umusomera umushunashuna ku matama abaguteza amatwi uriya umwana aba yumva. Ubwo nibwo burere umwana dutangira kumuha akiri muto, ugatangira kumubwira, ukajya unasenga umuhagatiye, ugasenga akareba ukuntu uhumirije, akareba ukuntu ugendagenda, ukuntu uvuga, umwana abagukopera. Aba arimo kureba ibyo uvuga, aba arimo kureba ibyo ukora, nawe akazakura abikuriramo akumva ariko ari bwo buzima. Noneho yakuze yumva ari bwo buzima, niyo ageze hanze akabona ibindi aravuga ati ariko ibi ko nabyo nabonye iwacu, ko nabyo nabonye papa na mama bakora. Akongera akavuga ati ariko ibi bintu ntabwo ari byiza, akongera agakora bimwe mwamutoje. Aha rero muri iki gitabo haravuga ngo uyu murongo kenshi tujya tuwuganira, namwe babyeyi murabiganira hamwe n'abana banyu, n'abapasiteri bajya babitwigisha hirya no hino pe. Uyu murongo rero ntabwo banje noneho ndababwira bambaza ibibazo, bakunda kumbaza ibibazo kuko nagira ubuntu gukura dusenga namba tuza gusenga ngerageza, ariko ukumva avuye ku ishuri akaza akakubaza nk'ikibazo ugahita wumva koko hari ibintu abana ku ishuri baba baganiriye kandi bitari byiza. Nkavuga okay, ngatangira kubaganiriza mbabwira icyo bagomba gukora. Yego yabikubwiye, yego niko abikora, buri wabo ntabwo bamutuje, ariko nawe ujye ugerageza umubwire gutya na gutya. Akavuga ati nanjye nzakora nsenga, kandi yabonaga ari wo muti. Yabona waba hari ikibazo gihari akabona bashyize hamwe barasenze, uko akumva ababyeyi bamubwira bati twirize, bagafata icyumweru cyo kwiriza bagasenga. Ubwo ndimo ndavugana n'abakristo, icyo kintu umwana yagikuranye akura yumva muri we igisubizo ari ugusenga, hamwe n'iyindi mirimo, hamwe n'amashuri aziga, akaba azi yuko igisubizo ari ijambo ry'Imana, ari ugusenga Imana. Gusaba Imana ntabwo turuha. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yemwe abashaka Uwiteka ngo nimugahweme, mureke dutitirize, urasenga ubudasiba, kuko iyo usibye ntabwo umwanzi asiba. Oya, kuko nguko utoza umwana wawe gusenga hariho n'ibindi bimukurura. Noneho muri iki gihe bwo birakomeye cyane, hano hanze hari ibintu biteye ubwoba birimo bitwaza igitugu abana bacu. Babyeyi ndababwira nanjye nibwira mureke tube maso. Reka tubashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ko mwebwe tubana hano kuri Mpumuriza TV, kandi mukaba mwarakoze subscribe. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Namwe mutarakora subscribe, nukuri nta teka twabacira, nuko mutabizi, ariko niba ukurikiranye kino kiganiro nukumanuka gake ugakanda kuri subscribe, buri notification yose ije ukajya uyibona. Icyo cyonyine gusa, ubundi nicyo tuba tugira ngo udufashe nawe wifashije, kuko ibinyura hano harimo ubugingo, harimo inama, ndetse harimo n'inyigisho zigiye zitandukanye kandi zungura uw'inyuma n'uw'imbere. Ndavuga umuntu w'imbere wacu n'uw'inyuma wacu, kuko hano mu minsi iraza tuzatumiramo n'umuntu ababwira ibijyanye n'iterambere. Umenye ngo uramutse ufite ibihumbi 100 ni gute wabibyaza bikabyara miliyari, nawe ukitwa umumiliyarderi. Muraho neza mubyeyi? Amahoro y'Imana abane nawe. Kuri twese. Abantu ntibose bagize ngo nababeshya, ni gute ibihumbi 100 bibyazamo miliyari? Birashoboka. Birashoboka cyane, biterwa n'ukuntu no mu mutwe wawe wabipanze. 100 birashoboka ko wabibyaza umusaruro, kubaka inzu, kwigisha abana, kandi ugatunga n'imodoka. Byose bikava muri bya bihumbi 100. Aho ukagira na saving yo mu zabukuru. Hari uwavuze ngo akabando ngo igiti uzacana uri umusaza ugitera uri umusore. Ushobora uyu munsi wa none kubura gutera igiti, ugatera igiti cy'ibihumbi 100, ugatangira ugenda usevinga 100. Yego. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Cyangwa se mo kimwe ukazunguza 100. Kurizunguza no kuvuga ngo abana bo bavukiye mu mujyi wa Kigali ase bazi kuzunguzaye, mu byanga byakunda barabyumva. Ukagenda ukagura utuntu duciriritse, ariko uko tugenda twunguka ntujye mu byihutirwa by'ako kanya, aho ukareba ibikenewe, uko icy'ingenzi kiruta cyihutirwa, ukareba ibikenewe by'iminsi izaza. Natwe nuko twakoze, tubona biremeye, n'ubu turacyakora, turacyazunguza make twari twarabonye, twari twarakoreye. Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, umujyi wa Kigali nta gatandatu y'abadiaspora, abantu mukunda. Eva Goreti cyangwa se yemwita Mama Nema, uriya niryo rinyorohera cyane.
na evangeliste ni umwana w'Imana muri rusange. Mwari mumeze neza ariko turashima Imana. hano kuri Humuriza TV amakuru Ni meza. hari icyo kurya, hari icyo kunywa, hari icyo kwambara, abantu bari kuza yego gukomeza umutima, hari kakabando. ngo n'akabantu ngo uzicumba kuko utazajya mu ishyamba ugaca hakiri kare ukakabika kure. Yego. Lala. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Twapasaba mugasenga Imana tukatangira ikiganiro twateguye uyu munsi. Data mwiza turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kuko uri Imana yacu, twarakwiringiye ibihe byose byatambutse, twarakubonye turinda, twarakubonye udukomeza mu bihe bikomeye, na n'ubu turacyakwiringiye nk'Imana yacu kuko ijambo ryatubwira ngo uko wari uri ni kuri kandi ni nako uzahora. Rero turakwiringira ibihe byose, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya turanezerewe ko twongeye kujya kuganira duhumuriza imitima ya benshi, kandi natwe mwami twikomeza kuko twikomereza muri wowe, ukadukomeza natwe tugakomeza abandi. Rero uyu mwanya uhabwa icyubahiro iteka ryose, ujye ukomeza guhimbazwa mu mitima ya benshi bakwiringira, kandi abatarakumenya nabo baze bakumenye bakwiringire kuko watubereye byose. Turaguhamya, habwa icyubahiro mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen. Amen. Nakurikiranye ibiganiro ariho nakuye ikibazo nababaza kugira ngo dufashe abadukurikira kandi dufashe n'urubyiruko muri rusange cyangwa se n'ababyeyi muri rusange barerera Imana n'igihugu, cyangwa se abarerwa kugira ngo bavemo umusaruro w'Imana w'ejo hazaza, mu gihe twebwe ab'iki gihe tuzaba dutambutse bo bahingutse neza, bamaze kugera aho bitegewe n'aho ari bo bigirwaho, ndetse n'igihugu muri rusange kuko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu zubaka iyo zakoreshejwe neza. Naratekereje, narebye muri iyi minsi umubare w'abaterwa inda zitateganyijwe uri kwiyongera, ndeba ndetse n'abatera inda mbona nabo ntabwo bari kugabanya akarindi. Bigiraho ikintu gisa nkaho cyansitse mu mutima, navuga se ni gute ibi bintu kuri Mpumuriza muri rusange, viziyoneri wa viziyo, ni viziyoneri cyangwa ni viziyotrice? ariko ni kera twafataga ibintu bya terre ibya air tukabigira tresse. Igifaransa rero kiragoye, ahangaha ngize icyo mbivugaho naba nkuyobeje cyane ariko abadukurikira barabyumva cyane, abazi igifaransa kuturusha, ariko icyo tuvuga baraza kucyumva. Yego. Nk'umuntu yego, ndavuga ngo tuzabiganiraho yena n'abandi bazagiye muri komenti, noneho bagende batwungura ibitekerezo. Ibyo byose mbirebye ndavuga se bipfira mu burere mu kurera kw'ababyeyi badatanga ibihagije, bakita ku bukure bw'umubiri aho kwita no ku bukure bw'umwuka bw'umuntu wawe, umuntu w'imbere twibandaho duhumuriza, kuko iyo umuntu w'imbere atari muzima agera no kubangamira uw'inyuma, n'uw'inyuma ugasanga byaragaragaye, kuko iyo umuntu ababara umutima, kandi aho ahababara buwate ibamo akababaro, nta muganga n'umwe uramenya kuyibaga, keretse iyaharemye niyo yamanuka, niyo Imana niyo tuvuga. nkavuga ngo ese n'ubwo burere ababyeyi baba baratanze budahagije? None se ni gute umubyeyi yarera ku rwego twagezaho gukumira izi nda zitateganyijwe, yaba abaziterwa n'abazitera? Ngendeye kuri uwo muryo, nk'umubyeyi uri buze kudufasha, se mubyumva mute? Ni iyihe nama mwagira ababyeyi? Ese ni iki twakungurana hagati aho? Imana ibahe umugisha cyane, ndabashimiye.
murakoze cyane Manuel, Imana ibahe cyane inshuti zacu, inshuti mudukurikira uko bukeye ko bwije, Imana ibahe nizeye yuko turimo dufashanya twese, iyo mwumvise mukatubaza ibibazo mu gikari, iyo mwumvise mugatanga ibitekerezo, ibyo byose natwe biratwubaka. Imana ibahe umugisha. Hanyuma watekereje neza Manuel, icyo ni ikibazo gikomeye kandi kitureba twese nk'ababyeyi ndetse n'abantu muri rusange. Si ababyeyi gusa, reka mvuge ku muryango. Ni ikintu kiba kiri mu muryango mugari, aho byava cyangwa se aho byagera biratureba. Utese ko inda zirimo kwiyongera, ari abaterwa inda ari n'abazitera, bose urumva kugira ngo umwe ayiterwe nuko haba hari uwayiteye. Ariko mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo se ni uburangare bw'umubyeyi, nabyo ushobora kubikomatanya ukagira icyo bivugaho byombi. Ariko iyo urebye wavuze ngo se ni uko hari icyo baba babuze, burya ntabwo umuntu agerwaho n'icyo kibazo cyangwa se guterwa iyo nda batateganyije. Ubwo turimo kuvuga ku basore n'inkumi, wenda tube turetse ku bashakanye. Abangabo ntabwo bavuga ngo se babiterwa nuko hari icyo babuze iwabo cyangwa se kubera ko umubyeyi atamwitayeho cyane. Kandi mbere y'uko twinjiramo, wenda reka mbanze kuvuga ngo nimukomere abo byabayeho, yaba ari ku ngufu, warafashwe ku ngufu, ndakubwira ngo komera, haracyari ibyiringiro. Kandi niba nawe waragiye wumva ubishaka uzi wenda ngo ni imikino gusa ntakiri buvemo ugasanga bivuyemo, nawe ndakubwira ngo komera, haracyari ibyiringiro. Yesu aracyateze amaboko, aracyateze amaboko. Ntuvuge ngo isi yakuguyeho ngo byararangiye, oya, haracyari ibyiringiro. Naho igiti cyatemwa imizi ipfa kuba ikiriyo. Iyo hariyo imizi y'imvura iguye, ubu nubona ko imvura yaguye, cya giti batemye niba hariyo umuzi, uraje ushibuke havemo igiti cyiza cyane. Rero ndababwira mbakomeza ngo nimukomere. Aha ni kuri Mpumuriza, duhumuriza buri muntu wese mu buryo yaba arimo, mu bibazo yaba arimo, turababwira ngo nimukomere, nimuhumure. Aha ngaho birangiriye. Imana irakugenderera nukurikira iki kiganiro cyacu, hanyuma wongere ugire ibyiringiro muri wowe, uhaguruka uvuga uti ntabwo ari aha ngaha bigarukiye. Niba waratwaye iyo nda ukaba warashoboye kuyibyara, ufite umuntu wagufasha, niyo mama wawe akiriho, mwakumvikana ko musigira, uhaguruka ugashaka ubuzima, atari kujya kongera gushaka iyindi nda, oya, ahubwo ari gushaka icyatunga uwo mwana. Yesu nashimwe cyane. Rero turavuze ngo nimukomere, nimwihangane. Iyo ibintu byakugwiririye ntabwo nawe wiyica, oya, ahubwo wishakamo imbaraga. Rubanda baguha imbaraga, ababyeyi baba baguha imbaraga batazi guha, wowe uritekereza ugavuga uti ntabwo ubuzima bwanjye bugarukiye hano, kuko ntabwo ugiye guhita upfa, oya, ni ibyago bikugwiririye. Haguruka rero wishakemo igisubizo cyawe n'uwo mwana ufite. Wavuze ngo se biterwa n'iki, aba bana bigenda biti? Ese kubera iki umubare kuba wiyongera? Byose namenya impamvu. Satani nuko nguko akora, abikora agira ngo wowe aguteshe, mwembi ari umukobwa n'umuhungu, abateshe icyerekezo cyanyu, kandi anabakoze isoni. Kuko ikibigaragaza ko ari umwanzi aba agira ngo abakoze isoni, iyo bibaye uburiye ukwirwa, ugahisha, ugatwikira, ukagira gute, ukaba igicibwe mu bandi bantu. Aho niho umenyera ko ari umwanzi. Ariko iyo ari umuntu washatse, akaba afite umugabo, ufite umugore, uzabirebe iyo umugore atwite Manuel, ntabwo aba yikanga ngo ubuse barandeba batenguhe, rwose yambara na ka kantu nyine kabigaragaza, kugira ngo bamenye ko byaciye mu nzira nziza. Rero ikikwereka yuko haba harimo ikibazo, biba bidatunganye no kwahisha. Yaba ari wa wundi bafashe ku ngufu, abafite ipfunwe, abafite iki, ariko nagira mubwire ngo komera, ntabwo ariho ubuzima burangiriye. Yesu nashimwe cyane. Rero kuba byiyongera nawe wamenye impamvu zabyo, ariko gukumirwa birashoboka. Turaza kwifashisha icyanditswe, bitewe no kuva umwana akiri muto, akivuka, ubu rero aba agomba kubona ku mubyeyi we, cyane cyane ngo nimvuga umubyeyi, umwana akiri uruhinja, uburere buba buva kuri mama we.
kuko mama we niwe baba bari kumwe umunota ku wundi, isaha ku yindi, amwonsa, amugaburira, amwuhagira, amuheka, amubyinirira, twa tundi twose. Ubwo ni uburere. Umwana noneho agakura amuganira, amujya inama, amubwira uti kora gutya, ntubikore, genza utya, buhoro buhoro umwana agakura afite uburere. Hari aho bigera umwana kubera sosiyete hanze mu mashuri yagiyemo, ugasanga aragenda ayoba bitewe na bagenzi bahuye nabo bakamuyobya, akikanga yanyoye inzoga atarazinywaga iwabo, akikanga yagiye muri ubwo busambanyi atarigeze abibona mu iwabo cyangwa se na bene nyina. Ibyo byose ni ingeso abagenda akura hirya, kuko baramubwira batari ko ngwino ugerageze nawe, ngwino ariko dusohoke reka tujye kubyina. Akajya kubyina rimwe kabiri, agasanga akaba abyina kuruta na babandi bamutwayeyo. Ibyo byose rero biterwa n'uburere bw'umubyeyi. Yagucika ariko ntabwo waterera iyo, wowe ukora icyo usabwa mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Hano mu gitabo cy'imigani igice cya 22, imigani 22, dusomye ku murongo wa 6. Hadufasha kuko ubwo mvuganye n'abakristu nababwira ngo iri jambo ryo duhagararaho nk'umubyeyi, reka mvuge ku mubyeyi w'umugore. Wowe utangira yukimara kubyara, kwa kundi ubufasha umwana wawe kumwonsa, umubyinirira kandi umwana arumva. Uzarebe iyo urimo kumwonsa umubyinirira ukuntu aguhanga amaso, abakururira neza arimo kunywa ibere rye, ariko abaguhanze amaso agukanurira ibyo umubwira, umukirigita, umushunashuna ku matama, abaguteza amatwi. Uriya umwana aba yumva. Ubwo nibwo burere umwana dutangira kumuha akiri muto, ugatangira kumubwira, ukajya unasenga umuhagatiye, ugasenga akareba ukuntu uhumirije, akareba ukuntu ugendagenda, ukuntu uvuga. Umwana abagukopera, abarimo kureba ibyo uvuga, abarimo kureba ibyo ukora, nawe akazakura abikuriramo, akumva ariko ari bwo buzima. Noneho yakuze yumva ari bwo buzima, niyo ageze hanze akabona ibindi, aravuga ati ariko ko nabyo nabonye iwacu, ko nabyo nabonye papa na mama bakora. Akongera akavuga ati ariko ibi bintu ntabwo ari byiza, akongera agakora bimwe mwamutoje. Aha rero muri iki gitabo haravuga ngo uyu murongo kenshi tujya tuwuganira, namwe babyeyi murabiganira hamwe n'abana banyu, n'abapasiteri bajya babitwigisha hirya no hino pe. Uyu murongo rero ntabwo ari umurongo mushya kuri mwe. Haravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Inzira akwiriye bivuga ngo hari inzira nyinshi, ariko hari iyo akwiriye kunyuramo. Yesu nashimwe cyane. Ngo azarinda asaza ataragira ate, atarayivamo. Yesu nashimwe cyane. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Bivuga ngo ni twebwe, ni inshingano zacu nk'ababyeyi, ni inshingano yawe umubyeyi gutangira gutoza umwana akiri mutoya, buhoro buhoro umwana yonka akambakamba, atangiye kugenda umutoza, umuganiriza, umubwira iki ni kibi, senga. Burya umwana iyo umutoje gusenga arinda kura akizi neza ko gusenga bifite akamaro kuri we ndetse n'abakuru, kuko yakuze abona papa we na mama basenga bashyize hamwe, akabona abakuru be barumva basaza be se barimo barasenga, nawe akavuga ati nanjye nzakora nsenga. Kandi yabonaga ari wo muti. Yabona iwabo hari ikibazo gihari, akabona bashyize hamwe barasenze, uko akumva ababyeyi baramubwira bati twiyirize, bagafata icyumweru cyo kwiyiriza bagasenga. Ubwo ndimo ndavugana n'abakristu, icyo kintu umwana yagikuranye akura yumva muri we igisubizo ari ugusenga, hamwe n'iyindi mirimo, hamwe n'amashuri aziga, akaba azi yuko igisubizo ari ijambo ry'Imana, ari ugusenga Imana. Gusaba Imana ntabwo turuha. Ijambo ry'Imana tubwira ngo yemwe abashaka Uwiteka ngo nimugahweme, mureke dutitirize. Urasenga ubudasiba, kuko iyo usibye ntabwo umwanzi asiba. Oya, kuko nguko utoza umwana wawe gusenga, hariho n'ibindi bimukurura. Noneho muri iki gihe bwo birakomeye cyane. Hano hanze hari ibintu biteye ubwoba birimo bitwaza igitugu abana bacu. Babyeyi ndababwira, nanjye nibwira, mureke tube maso babyeyi, tube maso, dukanguke kugira ngo tumenye uko turera bano bana. Naho ubundi birimo kuba twaza igitugu ni byinshi, kandi ku giti cyabo ntabwo babyishoboza. Bakeneye izindi mbaraga, bakeneye imbaraga zawe wa mugore we, wa mugabo, bakeneye imbaraga zawe. Wowe uri mukuru kuri abo bana wibashuka, ahubwo bagaruze ubugwa neza. Kera najyaga mbona abaturanyi
bagucaho urimo gukubagana cyangwa se urimo watinze gutaha uvuye kuvoma se amazi yateretse hasi umuturanyi yaca avuga ati mwana banza ushyitse mu rugo ubutumwa akaguhagurutsa ariko muri iki gihe umubyeyi yacaho cyangwa se umuntu akaba yacaho umukuru nakabukira areba abana barwana mu minsi yashize hari aho naciye ndimo kugenda nari ndi mu modoka mbona umwana arimo arasimbukira mugenzi we asa nkaho amujya ku mukanda akana kari gato ariko ashaka nkaho kumwurira ngo amuvune noneho nkareba hirya yabo hari abandi bantu hari abasore hari abagore barahagaze barimo barabarebera noneho ndangije mfere n'imodoka ndahagarara mvuga se yemwe bandi muveye hano nangira kubabaza ibyo ni ibiki murimo umwe yari mukuru araceceka mbona ararakaye cyane noneho kakandi gato gatangira kunsobanurira ngo yari arimo kunsunika ngankubita uwo mutwaye iki ngo nta na kimwe noneho nkabaza uwo mukuru ni wowe uwo mwana kumukubita uramuhora iki araceceka pe ararakara cyane pe afunga isura ubwo nkajya mbona arimo kureba nabi kariya kana ndabwira se kuki urakaye nkubaza ntusubize kubera iki ngo nacyo mbona uwo mwana akeneye uburere ibyo arimo akora hari ikintu akeneye muri ababyeyi batamuhaye kurwana si byiza habe na gato nta mpamvu yo gukubita umwana mugenzi we nta kintu banapfuye niyo baba bagipfuye ubwo icyo nari yumvuze nuko ku ruhande hari abantu bakuru ariko ukabona ntacyo babyitayeho umwana arasunika mugenzi we kandi ni gato ariko ntabwo barimo kubibona ko yanamuvuna n'umugongo so kera rero umuntu yagucaga abona unarwana akakubuza yewe mungana pe abona ashatse yabihorera mukajya mu mitsi ariko akavuga ati nimusigeho nta mpamvu yo kurwana ariko muri iki gihe icyo mbivugiye niko nabibonye vuba ahangaha umwana asimbukira mugenzi we ndi abakuru bamurebera nibagira icyo bavuga manwe ntabwo ari ibintu byiza rero gutoza umwana si ngombwa gutoza uwawe gusa toza n'umwana w'abandi n'uwo ubonye ku muhanda gerageza kumubwira akwangire ariko nibura iryo jambo namubwiye ndabizi ko rizamugumamo nawe gerageza kugira umwana ubwira ku muhanda cyangwa se umuturanyi wawe gerageza kumubwira nubwo uruta ibyo bintu urimo gukora ntabwo ari byo sigaho ibyo ntaho bizakugeza Yesu nashimwe cyane ariko hano ngo toza umwana inzira anyuramo menyereza umwana mwigishe bwira umwana icyo gukora akiri muto burya ibibazo turimo duhura nabyo muri iki gihe biturengaho turagenda tugahuga reka mbyite guhuga cyangwa se tukajya mu bintu byinshi cyane tukajya mu kazi reka mbyite akazi ukajya mu kazi mu gitondo ugataha mu gicuku umwana yaryamye niyo wataha saa 12 ariko umwana wahereye mu gitondo utarabona kugeza ayo masaha nijoro saa 4 ajya kuryama ugasanga yariye nta nubwo uzi ko yariye ukabaza umukozi umwana yariye kandi ntuzi ko yariye cyangwa atariye icyo gihe umwana araryama nuzi ibyo umukozi yamubwiye nuzi ibyo abaturanyi bamubwiye nuzi ibyo abana bigana bamubwiye umwana yaryamye nawe ukaryama nunagene niba ngo murambikeho ikiganza umusengeri basi namubaze ko yiriwe ibyo bintu birimo biratwica nk'ababyeyi mu nyumve neza ntabwo ndimo gupfobya gukora akazi ni keza ariko tuzirikane ko dufite n'abana zirikana ko ufite umwana ukeneye uburere bwawe zirikana ko ufite umwana akeneye kubona uzi umubwira uti umwana wiriwe ute homework zimeze gute abarimu se babigishije gute se abandi bana mwarimu banye gute gerageza utahe kare ugire icyo ubaza umwana muganire nibura umubonera umwanya icyo nicyo kirimo cyica abana muri iki gihe cyane cyane abagifite ababyeyi abagifite abavandimwe babitaho babareberera cyangwa se umuntu uri wese wakwishingiye yatashye kare mukaganira bigira akamaro ku bana kandi bigize akamaro ku bana umwana akurira muri iyi nzira ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo menyereza umwana inzira anyuramo akwiriye kunyuramo nta wundi wamutoza inzira uretse we mubyeyi mugore gerageza gutaha kare gerageza gukomatanya ibyo bintu byose ari ako kazi singubwiye ngo kareke gakore ariko kandi umenye ko ugomba gutaha kare ugatoza umwana agira umwanya wo kwicara murebe ibyo yiriwemo umubaza ibibazo nawe akubwire hari igihe umwana agukenera akanakubura kubera yuko uri hehe uri mu kazi urimo kumushakira ubuzima ariko we hari ubwo arimo gutakaza wowe utazi utamenya kiri kumwegereye kiri kumuhaye umwanya wawe kandi uwo mwanya uzawukura hehe wambwira uti ndi mu kazi nta kuntu ndi gutahe ese nudataha uwo mwana urimo guhahira uzasanga ejo hari amagambo ari bukubwira akagukomeretsa ko hari amagambo azakubwirira imbere y'abashyitsi bikagukomeretsa uzaba waruhiye iki
reka ntituzicuze rero tuvuge ngo iyo mba narabimenye, oya ntuzabyemere nk'umubyeyi. Gerageza gutaha kare, niba ari ubukwe gerageza kugabanya, uvuga uti ndajya mu bwo gusaba, hanyuma ubundi nyaruke ngere mu rugo ndebe ko abana bameze, nsige baryamye, unabasengere. Mubyeyi gerageza kwita ku mwana wawe, mutoze gusenga. Wavuga ngo se gusenga nibyo bituma umwana atajya mu ngeso mbi? Gusenga ni umuti w'ikintu cyose, hamwe n'ayo mafaranga tuba twagiye gukorera hamwe n'ibindi byinshi bifite akamaro tuba twagiyemo, ariko reka tubyongere hejuru yo gusenga. Gusenga mbere na mbere, hanyuma ibindi bikurikire, kuko uwo mwana numusengera ukajya mu byo ugiyemo ntabwo umwana azayoba. Yego yahora n'abandi bakamuyobya, yahora n'ibindi bintu bikamurangaza, kuko ngubu amatelefoni, amateleviziyo, amalaptop, utu tuntu twose mwabaguriye turabarangaza. Hari igihe usanga umubyeyi avuga ati umwana afite laptop, reka nikorere ibyanjye. Icyo gihe urimo gukora ibyawe uvuze ngo afite laptop, uwo ntabwo ari umurezi. Zino laptop ntabwo ari abarezi, telefone ntabwo ari umurezi. Oya, umurezi ni wowe muri buvugane, ari ukubaza ikibazo ukamusubiza. Hari igihe umwana akubaza ikibazo bikagusaba nawe kubanza kugitekerezaho. Umwana ahura na byinshi, hari ibyo bamubwira hanze ku ishuri, bagenzi be baba barebye zino YouTube, zino za TikTok, zino tundi twose, Facebook, barabireba kandi bareba wowe n'ibyo utareba nk'umubyeyi pe. Wewe nk'umuntu mukuru hari ibyo utinya kureba, ariko noneho wewe nk'umuntu mukuru hari ibintu udatinyuka no gufungura kuri YouTube zose, cyangwa se TikTok, cyangwa se Facebook. Hari ibintu biza ugahita utinya no kuba wabifungura. Yego. Ariko umwana we ahita afungura atitaye ngo arakubitana n'igiki. Noneho yafungura agakubitana n'ishusho y'abantu bambaye ubusa. Ese yahuye nabyo bikamukanga, ariko noneho mu kumukanga bigatuma noneho ashaka gukurikirana ngo amenye kuki aba bantu bambaye ubusa. Noneho umwana ibyo yiriwemo, iyo uri umubyeyi ufitanye connection, iyo wegeranye n'umwana wawe muganira mukunda kujya inama, iyo utashye arabikubwira, akubwira mami uzi ko nabonye ibi n'ibi n'ibi. Kubera iki? Kuko mwaganiriye, mwagendanye, umubaza utuntu twinshi, ukamucokoza akabikubwira ati uzi ko narebye kuri TikTok nkabona utu tuntu. Icyo gihe rero uhabwa ubwenge bwo kumwigisha, ugatangira kumubwira rero ibi ngibi bimeze bitya, impamvu bariya baba bambaye ubusa dere, ukamugira inama akiri muto. Noneho agakura abizi neza yuko hari itandukaniro ry'abantu bizera Imana n'abatizera Imana. Ese kuki umuntu yambara ubusa? Ese hari umuntu wizera Imana wambara ubusa? Oya. Ese hari umuntu wizera Imana ugenda yasinze adandabirana? Oya. Icyo gihe rero ugatangira ukamugira inama, ariko iyo atabonye umujyanama, we muri we hiyandikamo ko biriya bintu ari byiza. Noneho nawe ya shusho igatangira kumuzamo, umwanzi akamubwira ati ariko nawe buriya nubona ko uteye neza, nawe buriya wambaye ubusa waba usa neza cyane no kuruta uriya muntu. Noneho uwo mwuka ukamujyamo buhoro buhoro, akazendinga nawe atangira kugenda yambaye ubusa. Ariko mubyeyi, wowe nanjye nidufatanya tukegera bano bana, turabatoza, ari abacu n'abatari abacu, kuko abana bose ni abana. Ushaka kuvuga ngo uratoza uwawe ubundi umwihorere, hanyuma uwo nguwo wihoreye ejo azahura n'uwawe bashakana, hanyuma se nibashakana bizagenda bite? Umwe azaba yanduza mugenzi we. Ariko nutoza nkatoza, nibahura tuzaba twubatse u Rwanda rwacu, tuzaba twubatse isi yose, hanyuma tugira amahoro mu ngo zacu. Yesu nashimwe cyane. Menyereza umwana. Rero mubyeyi, dushakishe kumenya neza niki kitunogeye, niki cyanogera abana bacu. Naho nta kintu na kimwe wakora Manuel uvuge ngo urabuza umwana gutwara inda, cyangwa se urabuza umuhungu wawe kujya gutera inda. Oya, kuko ibimukurura ni byinshi, ibimushuka ni byinshi, ibimwifuza ni byinshi, kuko yabonye byinshi muri we, akifuza no kubikoramo practice, kubironshinga, kumwitozo. Yego. Akavuga ati reka nkore kino kintu uko nakibonye, reka nyine nyikore. Kubera iki? Ntabwo yabonye umuntu umubwira ko ari kibi. Rero muri we azi yuko ari cyiza. Ubwazi ko ari cyiza rero azajya no kugikoreraho imyitozo, arebe kuko ari byo. Nakora wa mwitozo kuko nta muntu wamwigishije, hazakuramo iki? Ibyo ngibyo. Ntabwo munyumve neza, ntabwo bivuze yuko wamuhunguye umwanzi amurashya atamubona, ariko azagenda bizi neza yuko hari inzira yataye, kubera ko bagerageje kumutoza ya nzira nziza. Kandi n'umutoza inzira nziza akiri uruhinja, agakura gutya akabizamukana,
azarinda atangira gutekereza ibyo bintu yumva ari ikizira no kubireba ye kubireba kuko azi ko ntacyo bimumariye. Yesu nashimwe cyane. Ariko nitutabegera ngo tubaganirize, ni hahandi umwana agenda agakora imyitozo akiri akana gato, uzabyitegereze hari ibyo kubona ukabona umwana afite utugeso ukibaza ngo ariko uyu mwana kano kantu gakuye hehe, ntiyakigishijwe n'ababyeyi kandi ubwo wenda umwana ni umwe gusa mu rugo, ariko ukibaza ngo bino bintu umwana yabikuye, ukumva nk'ijambo avuze ukavuga ati iri jambo umwana yarikuye he, ukavuga birashoboka kuba ari ahantu yirirwa baba bavuze bino bintu, cyangwa se aba yagiye kuri za TikTok akabonaho, noneho yakabona agashaka ukitoza, ukumva umwana abwiye undi jambo ritabaho. Hari n'ukuntu batukana muri za sayinizi ngo yangize atya ntarike ngo yahari urutoki, noneho ukwibaza ibyo bintu byose umwana yabikuye kuri ni kuri za mbuga nkoranyambaga, za mbuga birirwa. Yesu nashimwe cyane. Rero izo mbuga simvuga ngo twababuza twabaka amatelefoni, twabuza kuri televiziyo, nta na kimwe wamubuza, ariko gerageza kumwigisha yuko bikorerwaho byose atari ko ari byiza. Hanyuma uwo mwana nawe azakura yivangurira buhoro buhoro, kuko hari aho agera ukaba utakimubwiriza ngo aca hagira utya, nawe agatanya afata ariko ibintu mama yambwiraga, ibintu papa yambwiraga birashoboka ko dira nibyo ndimo kubona. Yesu nashimwe cyane. Kuko hari igihe kimwe abana twigeze kuganira banje, noneho ndababwira bambaza ibibazo, akunda kumbaza ibibazo kuko nagira ubuntu gukura dusenga namba tuza gusenga ngerageza, ariko kumva avuye ku ishuri akaza akakubaza nk'ikibazo ugahita wumva koko hari ibintu abana ku ishuri baba baganiriye kandi bitari byiza. Nkavuga okay, ngatangira kubaganiriza mbabwira icyo bagomba gukora. Yego yabikubwiye, yego niko abikora, buri wabo ntabwo bamutuje, ariko nawe ujye ugerageza umubwire gutya na gutya, akavuga ngo okay, noneho next time nawe akagerageza kumubwira, ariko uko wenda bibwira umwana wamenyereye ibindi bintu akumva narimo kubyumva, ese mwebwe musengeraye, urumva nk'uwo mwana nta nubwo wenda wabona iyo chance yo kuba yajya gusenga, ariko yahuye n'abandi nibura babizi bakaganira, wa mwana atangira kugenda nawe yakira. Ariko burya umwana cyane cyane uburera buhabwa n'ababyeyi be. Mwikubitiro mwibanze, wowe mubyeyi wowe ugomba kwigisha umwana inzira, wowe ugomba kumenyereza. Kandi bavuze kumenyereza ni uguhozaho. Yesu nashimwe cyane. Ni uguhozaho, ntabwo wigisha gusa uyu munsi ufite nimugoroba twaraye dusenze birarangiye, oya, ni uguhozaho uko bukeye uko bwije, uko utashye uko mubyutse. Ntukajye uhaguruka mubyeyi ngo uzinduke mu gitondo mwirukanka ugenda udasengeye abana bawe, ntibikabeho. Nijoro ntukemere ko baryama utabasengeye, mu gitondo nubyuka ujye ubafata mu kiganza ubasengere, nibigukunjira n'umutware wawe musengane, ubarambukeho ikiganza bagende, amaraso ya Kristo abatwikire. Uwo mwana azakura azi yuko bamusengera, yuko basenga mu gitondo babyutse bagiye kuryama, se mugira ubuntu mukakorana niyo kwicara mugasangira ijambo ry'Imana nijoro ni sawa, ariko bitanakunze menyereza umwana wawe kumutoza gusenga, azarinda akura asaza iyo nzira atayiyobye. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Ari akantu naje gutekereza. Yego. Mu busobanuro bwose wagerageje kuduha, ngewe hari ahantu ndi gusanga, kuko buriya hari umwanditsi wanditse ngo Imana ya mbere y'ikiremwa muntu ni umubyeyi we. Kuko buriya umwana bazi ngo papa we nta kintu ku isi cyamukoraho, nta n'icyamuhangara, bitewe yuko nawe atamuhangara, aba yumva yuko ari n'abandi ariko bimeze. Ariko none ko turi mu isi y'iterambere, twirukanka, umuntu abyuka mu gitondo inkoko ikubita rimwe akaba ageze muri dushe, yakongera kuzagera igihe cyo kongera gusubira gukubita akaba yageze mu modoka, cyangwa se abandi bageze kuri kaburimbo bateze bisi, abandi amamoto cyangwa se abandi bakagenda n'amaguru, ko ingeri zose ziriho. Uyu mubyeyi arongera gutaha, bose wenda mucyura saa 2 z'ijoro, saa 2 z'ijoro, kandi afite cours du soir yenda yo muri université runaka cyangwa se ahandi hantu. Uwo ndagenda mvuga ku bintu nzi nigeze kubona, byigeze genda mbona bigenda bibaho. Uyu muntu ko kurera ari uguhozaho,
utatanze isomo rya mu gitondo cyangwa se utasengeye utabonye agahe kuko isake yakubise ngo papa ahita ahaguruka ndetse n'ibitotsi byamazwe n'amazi yo muri dushe. Uyu muntu byanga byakuna ntiyibutse gusenga ndetse na saa sita ntigeze kuko nta abana yenda bajyanwa n'umukozi kwishyura cyo niba yanagize n'impuhwe yibutse ku bw'impuhwe z'Imana ahamagaye ati mbese abana biriwe bataha okay niba bari aho bameze neza ko ndi kubona uburere bw'aba bana hari biterwa n'ababyeyi niba ariko nabyumvisha n'abadukurikiye kuko uyu mubyeyi wahojejeho niba yagize ikintu bitaguhozaho ndi kumva hari byakemuka ariko se uyu mubyeyi yahozaho gute tuzamure naho uhatugeze uburyo icyo umubyeyi yahozaho mu isi irimo muvoma zingana nk'izi ziriho. Umugisha cyane ni ikibazo cyiza cyane kandi kireba buri muntu wese w'umubyeyi kuko twese turimo turirukanka pe turimo turirukanka turashaka amafaranga turashaka imibereho ariko se abana Imana yaduhaye se nabo baradukeneye. Icyo bigusaba rero umubyeyi ni iki? Ni ukumenya kuringaniza akazi kawe. Menya ngo ufite akazi ko hanze ko gushaka imibereho ariko ufite n'akazi ko mu rugo rwawe ari babana nabo baragukeneye. Bivuga ngo rero muri ya masaha 24 uraza gushakamo umwanya w'abana bawe. Niba uzinduka igicuku ugenda gerageza sindi bugupangire gahunda sindi bukubwira ngo noneho guhera saa 1 kugera saa 2 gira icya saa iminota 3 iminota 2 wowe saba Imana ubwenge mbere na mbere Imana saba Imana guha ubwenge bw'ukuntu ugiye kuringaniza ako kazi kawe hamwe n'abana bawe n'umuryango wawe. Umuryango wawe Imana izakubaza nubwo dushaka amafaranga ariko Imana ntabwo izakubaza amafaranga izakubaza umuryango Imana yaguhaye kuko ijambo ryakubwiye ngo toza menyereza umwana inzira anyuramo Imana izabikubaza. Rero gerageza ushake umwanya sinzi uko uzabigenza saba Imana ubwenge iguha ubwenge bw'ukuntu ushobora kubibalansinga cyangwa se kubiringaniza cyangwa se byose kubifatanyiriza hamwe ariko n'umwana akabona cya gihe cyo gusenga. Niba udasenga se ako kazi ko ugakora uti? Burya ibintu byose tubifashwamo n'Imana. Niba utabona umwanya wo gusenga ufite ikibazo gikomeye niba uri umukristo. Niba utari umukristo utaramenya ibyo tuvuga gerageza ubishake kugira ngo ibyawe nabyo bitungane ariko wowe wamaze kumenya inzira y'agakiza ndagusaba kugira ngo gerageza gushyira ku murongo ibintu ukora ufite ku munsi ariko ugire ya saha y'abana bawe ugire isaha y'umuryango wawe kugira ngo musengane kugira ngo batoze kugira ngo basusurutse kugira ngo bafubike kugira ngo ubahereze bwa burere ejo utazahura n'umwana wavuga ya magambo hanze y'abantu badakijijwe none se itandukaniro ry'ukijijwe n'udakijijwe ryabiriye. Nuko tumenya gushyira ku murongo ibyo mu rugo rwacu bugena nubwo ukwiriye kwirukanka ujya hanze mu rugo rwawe bidatunganye banza utunganye ibyo mu rugo rwawe hanyuma uhaguruka ugende. Ntabwo ndimo kubabuza gukora kuko nanjye ndakora ariko mureke tubanze tumenye ese abana Imana yabaduhaye kugira ngo bigende biti. Wari uzi ko hari benshi bategereje abo bana batari babona? Wari uzi ko hari benshi bafite ibibazo bitandukanye ariko wowe ujye ufite abo bana kandi ubafiteho uburenganzira bakiri bato kuko hari igihe bamara gukura n'ubu cyumubwira ngo akumve ariko wowe ukibafite bakiri bato gerageza kubabonera umwanya. Sinzi uko ubigenze ariko gerageza ubashakire umwanya muganire utahe mbere yuko baryama. Wavuze utese bava ku kazi biruka bajya ku ishuri bajya bakataha igicuku ahangaho ni wowe ugomba kubalansinga iby'urugo rwawe. Weekend yibafatire ntago wambwira ngo urahera ku wa mbere mpaka ku wundi wa mbere utararuhuka cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko waba warataye inshingano zimwe. Hari inshingano nazo ugomba guhereza umwanya. Niba mu cyumweru ufite iminsi 7 gira igihe kimwe uvuga uti uyu munsi ndajya ku ishuri ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu naho ndi bugi sinkubuza kwiga sinkubuza akazi ariko ndimo kugerageza kuba nakugira inama kuntu wabigenza. Ayo masaha yose uba wiriwe hanze gerageza mu cyumweru ufate iminsi uvuga uti iyi minsi niyanjye n'umuryango wanjye ku ishuri nzajya nsubirayo nyuma cyangwa se mbaza bagiye simbizi kuzabigenza ariko gerageza ushaka umwanya
w'umuryango wawe. Yesu abahungisha. murakoze cyane abadukurikira umunsi ku munsi ndetse n'abakunda ibiganiro byo kuri Mpumuriza TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Njyewe icyo nkuyemo numviyemo, nawe niba wumviyemo, umwami akwishimire cyane. Kuko mu byo yagerageje kuvuga byose biragusaba gukoresha Mwuka Wera. Kuko udahagaze ahantu ku murongo urimo Mwuka Wera ntabwo wapfa kubyumva. Kuko biri kumva icyo nshatse kuvuga, ntabwo nshatse kuvuga ngo abantu ngo batitire kugira ngo babyumve, oya. Nshatse kuvuga ngo bene byo wabwirwa benshi akumvwa na bene yo. Rero bene yo murabyumvise rwose. Hari ikintu tujya twishuka, munyihanganire ntabwo nanjye nze gufata ntuza ngo mbwirize, ahubwo hari ikintu ababyeyi bamwe na bamwe bajya bishuka, bakavuga ngo nyine ntwajwe igitugu n'iterambere n'isi ya none, ariko kibagirwa yuko muri gihe cyose ujya utekereza yuko uri Imana y'abana bawe. Aka kana ababyeyi bakumvise. Noneho weho reba kuntu Imana iby'ukuntu ubu yifuza. Ibaze noneho n'umwana wawe niko aba kwifuza. Iyo mutigize uravuga ngo Yesu we, iyo inzu ihiye Yesu we. Mbese nawe tekereza noneho wa mwana nawe atakira muri mamayi we, papayi we, cyangwa data we, dadi we, mami we, mama we. Nawe nuko umwana kwifuza. Aka kantu niko numvishe kari kunjya ku mutima wanjye. Yego, iki kintu uvuze nicyo Manuel. Nkuko twebwe ababyeyi tuvuga ngo mana, ikintu cyose kumva Yesu nabara, iyo kumva ikintu cyose wahita ubwira uzi yuko nawe akuruta. Yego. Noneho n'umwana nawe yagize ikintu akora gutya avuga ati mami, dadi, nicyo kintu yiyambaza. Yego. Naba nigeze kujya ntoza abana nkababwira ni mbere yuko uza utaka ngo nda ikintu kirandiye cyangwa se ukuguru kuri zinze ikintu kiramfasha, ujye ubanza uvuge mu izina rya Yesu. Ujye ubanza usenge hanyuma uzumbwira ariko wabanje kuvuga mu izina rya Yesu. Rimwe na rimwe bakabikora ubundi ntibabikore. Noneho bazavuga yo kuguru byagenze bite, ati kuguru ati ngize wavuze mu izina rya Yesu ngo nibagiwe, ariko boya byamubaye ahita mami nibi habaye iki, ngiruka njya kureba ikibaye. Yego. Kubera ariko yamamagaye. Nuko natwe tuvuga ngo Yesu nawe ahita agira havuga ati habaye iki, muri iki, urifuza iki. Rero n'umwana iyo mwegeranye ikintu kimubayeho, kubera iki azi yuko uri umunyembaraga, azi yuko ushoboye byose, mbese akumvamo ubushobozi burenze. Yego. Iyo ubwo bushobozi abubuze rero umwana arapfa. Kandi umwana iyo apfuye mu iterura byose biba byapfuye. Akandi kantu numvisemo ku bantu baba bakeneye agasamari, numvisemo ko tugomba kugira abo tubyara inshuti zacu magara. Kuko nimutaba inshuti magara ntabwo umwana azaza ngo akumenekere. Nkuko nawe iyo utari inshuti magara n'Uwiteka ntabwo wabasha kumumenekera. None se urajya kumenekera umuntu uzi bya bindi wakoze ku ruhande, ugomba kuba inshuti nawe, kandi uyu ubaye inshuti ntutatira igihango. Imana amahoro ibahe umugisha kandi bishimire. Keretse niba hari ikindi kintu mwakongera kuri iki kiganiro tugiranye. Murakoze cyane Manuel, Imana ibahe umugisha. Icyo nakongera gusa ni ugusoza nifuriza ababyeyi kwita ku bana babo kugira ngo bagire uburere bwiza. Kuko iyo dutoza abana kugira uburere bwiza ni hahandi bakura bubaha Imana kandi bubaha n'abantu. So iyo wubaha Imana kubaha n'abantu uba ufite uburere kandi ugera kuri Imana iragukoresha n'abantu bakakwizera. Rero babyeyi tubyina tuvamo dukura, reka tugire ikintu dusiga inyuma yacu. Hari ijambo ryitwa gusiga ikimenyetso aho kugira ngo dusige inkovu. Babyeyi reka umwana nazicuze ngo ariko kuki mama atambwiye ibi, kuki data atambwiye ibi. Reka tubibabwire, tubasigemo ibimenyetso by'uko twababwiye, by'uko twabatoje, tukabaha uburere bwiza, tukabaheza ibyo dufite byose. Hanyuma kugira ngo bazasiga bavuga data yasize atambwiye ibi mbonye. Oya, reka tubasigire ibimenyetso byiza byo gukunda Imana, byo kumenya gusenga, byo kumenya kubana n'abantu mu mahoro, bamenye ukuntu babana na bagenzi babo. Iyo umwana wamutoje neza muri iyi nzira twasomye
akura azi no kubana na bagenzi be, azi no kubihanganira, azi no mbese n'ukuntu yanabafasha mu buzima busanzwe. Ariko uyu mwana ntabyo azi, bose iyo bahuye ntacyo bazi, bumva ikibaho n'iki ni crash. Ariko iyo tubatoje bakura bubaha Imana ndetse bakazubaka nabo ingo nziza. Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Shalom. Shalom Shai. Mwasenga Imana tugasoza. Yego data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro kuko uri umukunzi mwiza, uri umujyanama, uri Imana itajya ubura guseruka mu bihe tugukeneyemo, ndetse na bya bindi tuba tuzi ngo turashoboye ariko ntacyo tuba dushoboye tutagufite. Rero turagushimiye kubwira ijambo ryo kurera, ryo gufasha abana kugira ngo n'ibyago baba bagezemo, ibibazo baba bahuriyemo nabyo bashobore kubivamo. Rero Mana turasenze kugira ngo bagirire neza abana babyeyi, twese twambike imbaraga, ubumenyi, gusobanukirwa kugira ngo turusheho kurera abana neza, tubatoza inzira yawe. Tuguhaye icyubahiro kuri Imana yumva gusenga kandi itwambika imbaraga uko bukeye uko bwije. Ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye ko byumvise. Amen. Amen.